Itangiriro igice cya 2. Imana yeza umunsi wa 7. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa 7 iraweza, uko ari wo Imana yaruhukiyeho imirimo yakoze yose. Imana ishyira Adamu muri Edeni. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi. Ubwo byaremwaga, ku munsi Uwiteka Imana yaremeyeho isi n'ijuru. Kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka. Kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka, ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanyamo 4. Umwe witwa Pishoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'i Havila, kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa Budora, n'amabuye yitwa Shohamu. Undi witwa Gihoni, ari bugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekeru, ni wo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa 4 witwa Ufurati. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana irema Eva. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo umenye uko abyita. Kandi uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni.